imyaka 47 umupfakazi mfite umwana umwe nabyaye umwana umwe umwana wanjye yavuze nta virusi itera sida afite namenye ko mfite virusi itera sida mu mwaka w'1998 icyo gihe nari maze iminsi mfite inkorora idakira biba ngombwa ko njya kwa muganga basanga mfite igituntu barangije barampima basanga mfite virusi itera sida kumva sida icyo gihe cyari ikibazo gikomeye cyane kuko sida nta muti nta n'urukingo byari bihari icyo gihe ndabyibuka nashatse kwiyahura ku buryo nifuzaga ko imodoka zankunga kubipfira ariko hanyuma Imana yabikoze ntabwo napfuye ndabyibuka nkigera mu rugo abaturanyi banjye imiryango yanjye hari harimo akato kenshi cyane abanyegeraga kunyegera byari ikibazo bumvaga ko nabo ngomba kubanduza muri icyo gihe bari duturanye abantu benshi bagendaga bari gupfa bishwa na sida imfubyi zari zihari nyinshi ndabyibuka icyo gihe byabaye ngombwa ko mu buzima bubi nari ndimo byabaye ngombwa ko negerana n'imfubyi twari duturanye za sida ndetse n'abandi bamwe bari bagenzi banjye bari bameze nkanjye kuko nari meze nabi cyane nari mfite ibiro 20 icyo gihe imisatsi yanjye yari yaracuramye ubona ko mbese ubuzima bwarangiye ariko gukomeza kunywa umuti neza wawe igituntu byabaye ngombwa ko ubuzima bugenda buza buke buke abaturanyi banjye bagendaga batuvamo bishwe na sida imfubyi zirahari nyinshi biba ngombwa ko negeranya abantu bo muri quartier babana b'imfubyi za sida n'abandi bamwe bari bameze nk'abagenzi banjye twishyira hamwe dushinga association twita Igihozo ryitwa ishyirahamwe ry'abantu bafite virusi itera sida ndetse ryita no ku mfubyi za sida muri icyo gihe muri ubwo buzima twari turimo niko n'ahandi mu bihugu mu turere hirya no hino hari harimo abantu bameze nkanjye byabaye ngombwa ko twiyegeranya tuzabiruka twaje turi mu mujyi wa Kigali turiyegeranya twegera leta y'u Rwanda tuyereka ikibazo dufite by'umwihariko ikibazo cy'umuti cyari kigoye cyane n'akato n'ihezwa byadukorerwaga mu baturanyi byari bigoye ndetse n'abana n'imfubyi zacu za sida zari ziri aho ngaho zari zikeneye kubaho leta yageze aho iratwumva ireba isanga ko natwe dukeneye kuvamo abantu nk'abandi icyo yakoze ikintu cyihutirwaga ko ari kudushakira umuti mu by'ukuri umuti leta y'u Rwanda yaduhaye umuti yadushakiye umuti twarawubonye umuti tubonera ubuntu bwose nimushimire iki gihugu cyacu cy'u Rwanda muri icyo gihe ubuzima bwari bukomeye cyane mu kwivuza mu ndwara z'ibyuririzi zari zitwugarije zari nyinshi kwivuza nabyo byari bigoye turashimira nyakubahwa First Lady wafashe ya mbere abinyujije mu Mbuto Foundation kiriya gikorwa wadukoreye cy'abafite virusi itera sida kugira ngo dushakire mutuelle de santé iriya myaka 5 hari icyo yatugejejeho nyakubahwa muri icyo gihe nibwo twakomeje kwicara tureba n'ibibazo bihari byinshi icyo gihe ababyeyi babyaraga abana bavukana virusi itera sida ariko nyakubahwa First Lady yafashe ya mbere kugira ngo arebe ukuntu umubyeyi ufite virusi itera sida ashobora kubyara umwana akavuka ari muzima mu by'ukuri kiriya kintu cyaradufashije cyane ku buryo mu ngamba zacu z'urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida kiri mu za mbere zidufasha kurwanya ubwandu bushya kumva umubyeyi ufite virusi itera sida ashobora kubyara umwana akabyara umwana muzima iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ababyeyi bacu bitabira gahunda za muganga neza ku buryo umwana
uvutse umubyeyi ufite virusi itera sida avuka ari muzima. Mu by'ukuri njye mvuze ubuhamya bwanjye ni burebure kuba ndi na hano mba numva binashimishije cyane, byongera n'iminsi yo kubaho. Muri urwo rugero twakomeje dukora, abana bacu barize, Global Fund turabashimira cyane, mwaradufashije, abana bacu barize. Twakomeje gukora urugendo rurerure ku buryo leta y'u Rwanda yaradufashije ku buryo ibijyanye n'akato n'ihezwa bose muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo tuvuga ko bihari. Twagezeyo tujya ko natwe turi mu bantu bavuga ari kumvikana. Nkaba rero mu buhamya bwanjye mu gusoza, ndasoza nshimira abantu bose bari hano baba baragize uruhare mu kugira ngo umuntu ufite virusi itera sida ashobore kugira ubuzima buhoraho. Mwarakoze cyane, turabashimira cyane, kandi nyakubahwa First Lady, abafite virusi itera sida igihe cyose twicara tugusabira umugisha ku Mana. Imana ikomeze guha umugisha.